Muri iki gihe abantu benshi bamara umwanya wabo munini bari kuri interineti. Bamwe niho bakorera akazi kabo, naho abandi bakajya kuri interineti bagiye gushaka amakuru atandukanye. Ni abantu bake mu Rwanda bamenye ko bashaka kubyaza umusaruro interineti yabo mu gihe barimo kureba video bifuza kureba, ariko ibyo bakabikora bakabibyaza umusaruro. Niyo mpamvu muri ino video ngiye kukwereka website iguhembera kureba video kuri interineti. Iyi website uko urebye video irakubarira. Ni ukuvuga ngo uko urebye video nyinshi niko amafaranga yawe uba uteganya kubikuza aba arimo kwiyongera akaba menshi. Kuri iyi website iyo urebye video baguha amasegonda 38 kugira ngo amafaranga y'iyo video ubu yatwaye. Kandi kuri ino website iyo umaze kugeza amafaranga yo kubikuza ako kanya ntabwo igorana, amafaranga yawe uhita uyabikuza. Icyiza cy'iyi website ni uko nta gishoro isaba kugira ngo utangire ukorere amafaranga uyikoresheje. Naho ikibi cyayo ni uko iguha video 7 zonyine ushobora kureba buri munsi kugira ngo winjize amafaranga mu kureba video. Nubwo ifite ubundi buryo wakinjiza amafaranga nko gutumira inshuti, kuko iyo utumiye umuntu umwe cyangwa se uhaye umuntu link yawe akayinjiriraho uhabwa amafaranga $1. Uwo muntu utumiye bakamuha $5 yo kwinjira na bonus yuko yinjiye muri no website. Rero iyi website ushobora kuyikoresha ukabyaza umusaruro internet yawe ukaba wakorera amafaranga. Uko mubibona ahangaha mfite $6.4 kandi maze kureba video 3 zonyine. Nyinjira muri no website bamaye $5 kubera ko hari umuntu wari wanumiye. Kubera ko kuri no website iyo utumiwe n'umuntu baguha $5. Uramutse ukoze ahangaha referral ugiye muri program yo gutumira. Ahangaha niho ubona abantu bose bagiye utumira. Amafaranga wagiye wenjeza muri referral nayo uyabona ahangaha. Iyo utumiye umuntu umwe wowe umutumiye baguha $1, ariko uwo muntu utumiye we bakamuha $5 kubera ko baba bamuhayemo na bonus yo kwinjira. Icyo ukora rero iyo ushaka gutumira abantu ni ukuza ugakora ino copy link ukayikopiya maze ukagenda ukayohereza umuntu ushaka gutumira. Ukimara kuyimuha akinjira akoresheje link yawe, amafaranga $1 bahita bariguha. Kandi ano mafaranga uba wemerewe kuyabikuza mu gihe ugejeje amafaranga yo kubikuza. Ushobora kwibaza uti ni amafaranga angana iki umuntu ageramo kugira ngo abe yemewe kubikuza? Uramutse noneho umanutse ugakora ahangaha withdraw ugiye muri system yo kubikuza, niho ubonera uburyo butandukanye wagenda ukoresha kugira ngo ubikuze. Muri no application harimo uburyo bune ushobora gukoresha ubikuza. Mu Rwanda uburyo ubu ngubu bukora ni uburyo bwonyine bubiri muri buno buryo bwose. Ahangaha mu Rwanda dushobora gukoresha PayPal mu gihe dushaka kubikuza, ariko indi website nziza twakoresha tubikuza ni no website yanditseho Payoneer. Iyi website mu kubikuza ni ibintu byoroshye cyane, ko iyo amafaranga ageze kuri Payoneer ushobora kuyabikuza noneho ukoresheje mobile money. Ni ukuvuga ngo amafaranga ava kuri no website ukoreraho amafaranga agahita yoherezwa kuri Payoneer, kandi iyo yageze kuri Payoneer ushobora noneho kuyabikuza ukoresheje mobile money cyangwa se Airtel money. Ni ibintu byoroshye cyane. Mu Rwanda hari abantu bakoresha PayPal. Uramutse ukoresha PayPal ushobora kubikuza ku $80. Ni ukuvuga ngo warakoreye amafaranga akagera mu $80, ushobora guhita ubikuza. Andi ni menshi ariko amake wabikurizaho na $80. Izindi website ugenda ubikurizaho nk'ino yitwa WebMoney niza mu bindi bihugu, kuko hari website zidakora mu Rwanda. Twebwe nk'abanyarwanda twakoresha website yitwa Payoneer. Iyi website nanjye niyo nkoresha mu gihe ngiye kubikuza, ndetse nyikoresha mu buzima busanzwe kuko ari website menshi nkoresha asabwa Payoneer. Niyo mpamvu rero ushobora gukoresha nawe Payoneer, kuko ino website ubikuza amafaranga ako kanya agahita yoherezwa kuri mobile money. Uramutse ukoze ahangaha handitse profile, ahangaha ushobora kujyaho ugahindura imyirondoro yawe, details zawe zitandukanye ukaba wazihindura. Naho ushobora guhindura password.
ndetse ushaka kubikuza ushobora gukora ahangaha withdraw ukaba wabikuza. Muri iyi website rero harimo ibintu byinshi bitandukanye ushobora gukoresha winjiza amafaranga. Nko gutumira inshuti nibyo bitanga amafaranga menshi, kubera ko iyo utumiye umuntu baguha $1 ndetse n'uwo muntu utumiye bakamuha $5. Niba ushaka kwinjira muri ino website rero reba muri link nagusigiye muri description, uraza gukoraho maze uhite ukora sign up utangire ukoresha iyi website ukoreraho amafaranga. Ah